with get ikoreshejwe n'ijambo get. Ubusanzwe get bisobanuye kubona ikintu udafite. To get, in other words, means to find. Mu yandi magambo bisobanuye kubona. Now, let's get started. Noneho rero mureke tutangire. The phrasal verbs with get and their meanings can be numerous. Iyo turebeye hamwe phrasal verbs hamwe na get ishobora kuba ifite ubusobanuro bwayo kandi bukaba ari bwinshi ndetse bukaba bwarahinduka. Some common examples include dore ingero rusange dushobora kubona: get up, get down, get away, get over, get off, get on, get in, get through, get between, get along, and get along with. Reka duhere ku ya mbere ivuga ngo get on. Reka duhere ku ya mbere ivuga ngo get on. Iyi ngiyi bisobanuye kwinjira mu modoka izo tujyamo tugiye gutega tugiye ahantu. Urugero: a bus, a plane, a boat, and a train. Get off bisobanuye kuva mu modoka, to descend from a bus. Ariko icyo gihe cyakiri uvuye muri bisi, kwa kundi wateze bisi ugiye kuvamo byita to get off. Kwa kundi ugiye gutega bisi ugiye kujyamo vuga to get off. Get off rero ni ikinyuranyo cya get on. Get in yo rero ntabwo ikora ku mabisi manini cyangwa za gari ya moshi. Biriya bisi za gari ya moshi icyo cya train, a bus cyangwa se indege cyangwa boat, nibwo bakoresha get on winjiyemo na get off ugiye gute uvuyemo. Get in bisobanura kwinjira muri za modoka zitari bisi. Get means enter a car, a swimming pool, or container. Get ivuga kwinjira mu modoka, get in bivuga kwinjira mu modoka yindi isanzwe, urugero ivatiri cyangwa se icyogero, hari abogera abita swimming pool, ndetse n'ikindi kintu gifunze. Get out bundi ni ikinyuranyo cya get in. Uri murabona? Get out ni ikinyuranyo cya get in, ni ukuvuga ngo gusohoka. No gusohoka mu nzu wabivuga. Okay? Get out. Hakaza get over. Get over bisobanuye gukira cyangwa se koroherwa igihe urwaye, to recover from an illness. Get by bivuze to survive, kurokoka cyangwa se manage, kubasha gufata ikintu neza. Get through bisobanuye gushyikirana. Wembaga muri gutelefone, ushobora gutelefona umuntu cyangwa kugirana kontakte, girana isano n'ikintu cyangwa umuntu. Ni to get through. Ushobora kubaza nk'umuntu ngo did you get through to John? Wabashije guhamagara John? Get through n'ayandi magambo uvuga to make a call. To get away with means to do something and not to be caught. Iyo dukoresha ngo get away with bisobanuye ni nko gucika ikintu tuvuga kibi cyane kukugira nabi, ni ukukora ikintu noneho ugahita ukivamo, wenda ukavuga ukora ikosa ugafata n'amafaranga atari ayawe maze ukagenda ntawe ubimenye. Icyo gihe babyita get away with. Ushobora kuvuga ngo I got away with some money, nafashe amafaranga ndagenda ntawe mbonye, ngo ni kwiba ntabwo ari byiza. Get up bivuga guhaguruka. Mu cyongereza nibyo bavuga ngo to rise to a standing position. Niba ari bicaye get up, mu yandi magambo ni to rise. Number 10, get down bivuga kururuka, kumanuka nko mu giti ahantu hejuru mu shorishori. Iyo uvuyeyo bivuga get down is to descend from a higher place. Uva hejuru. Kwa kundi Yesu yabonye Zakayo mu giti yamubwiye ngo hey Zacchaeus, get down. Yewe Zakayo ururuka. Get away. Get away no ivuga gutoroka, to escape or have a place. To escape or leave a place. Ni kuva ahantu gatoroka, gucika. Nicyo bita to get away. To get through is to finish using or finishing a supply of something.
Get through ni ukurangiza, ni ugusoza ikintu. Another one is get on with something. Get on with it is to proceed with something. Ni ugutera imbere ukoresheje ikintu runaka. To proceed ni ugukomeza ikintu. Nk'ubu ngubu I get with my English lessons on YouTube. Ubu ngubu ndakomeje kwigisha amasomo yanjye y'icyongereza. Number 14, to get out of is to avoid doing something. Ni ukwirinda gukora ikintu. And to get along with. To get along with a good is to ni ukubana neza. To get along with. Ushobora kukubaza ngo, do you get along with your family? Ese mubanye neza n'umuryango wawe? Ni ukubana neza n'abantu n'inshuti. Thanks for watching. If this is your first time, please subscribe. Mwakoze kudukurikira rero bwa mbere, kanda subscribe.